hari ubwo njya ntekereza ku bintu byinshi by'ingenzi umuntu yakora kandi byose bifite umumaro. Ijwi ryiza rizira amakaraza, inzobe idahandi idasigana no kumwenyura neza kwe bigatuma yigwizaho abakunzi benshi bamukurikira. Kuva mu mwaka wa 2006 yinjira muri korali Ambassadors of Christ kugeza na n'ubu, aho ijwi rye ryiza ry'uruhehemure ryarenze kumvikanira muri korali Ambassadors of Christ gusa, akanarikoresha aririmba ku giti cye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zirimo Mwana wanjye nitashinda, Umwana w'umuntu, Umunsi mushya ndetse n'iyitwa Omora. Amazina ye bwite yitwa Uwera Sara, gusa abenshi tumuzi nka Sara Sanyu. Sanyu nk'izina ry'akabyiniriro yakuye mu gihugu yavukiyemo cya Uganda. Sanyu mu busanzwe bisobanura ibyishimo. Sinaba nibeshye ngize nti mwaramumenye cyane, gusa nyuma yo kureba nasanze ibyo bidahagije, ndavuga nti reka ndeke gutuma mumenya ahubwo mumusobanukirwa. Ariko se mu bijyanye no kuririmba byifashe bite? Naho se mu buzima busanzwe bwe bwite abaye hati? Ubundi se ni muntu ki? Kari mu kiganiro ku buryo burambuye. Njye ni Obedi Rugwiro, uhawe ikaze. Aha dutangiriye ni mu gihugu cya Uganda. Sara Sanyu n'abavandimwe be 4 b'abahungu, wateranyaho nawe bakaba 5. Bahoze bafite ababyeyi bombi, gusa nyuma y'igihe gito baza kwisanga ari imfubyi ku babyeyi bombi. Ubuzima bwabo babukomereje mu kigo kirera imfubyi. Ntibyatinze mu mwaka w'1995 Sara Sanyu n'abavandimwe be baje kuza mu Rwanda, maze Sara Sanyu atangirira primaire igakoni mu ntara y'Iburasirazuba. Icyiciro rusange turankome nacyo akiga mu Burasirazuba nyine. Ikindi cyiciro gisoza amashuri yisumbuye yakize Igitwe, yiga ibijyanye na accounting ndetse na comptabilité, ni ibaruramari ndetse n'icungamutungo. Ibyo yize bigatuma abona akazi kajyanye n'ibyo yize nyine, kuko kuri ubu akora muri banke Goshen Finance PLC. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye nibwo noneho Sara Sanyu yatangiye kugaragara cyane muri korali yatumye mumukunda muri benshi, Ambassadors of Christ. Gusa nubwo asoje amashuri yisumbuye aribwo yinjiye muri korali neza, gusa yari yarinjiyemo mbere yaho yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Korali yinjiyemo bigizwemo uruhare na musaza we wari ufite inshuti muri Ambassadors of Christ. Bityo Sara Sanyu ubwo yajyanaga na musaza we kureba izo nshuti ze, Sara Sanyu atangira gukoramo repetition, nyuma agasubira ku ishuri, yaza avuye ku ishuri ndavuga mu biruhuko akaririmba gutyo gutyo mpaka asoje kwiga, noneho yinjira muri korali neza. Umunsi Sara Sanyu yatangiriyeho kumenyekana cyane n'igihe korali Ambassadors of Christ yashiraga ahagaragara alubumu yitwa Imirindi y'Uwiteka, aribwo mwari musozi utoza korali Ambassadors of Christ yatangiye kumugirira icyizere cyo kumuha gutera ibitero bya zimwe mu ndirimbo z'iyi korali. Sinawema kuvuga ko Uwera Sara Sanyu ari umwe mu b'ingenzi ndetse bo ku mwanya w'imbere bagize iyi korali, bitewe n'urukundo adahwema kugaragarizwa n'abakunzi bayikurikira. Ndavuga iyi korali akenshi bitewe n'uburyo basuka ndetse bakanasesa amarangamutima yabo y'urukundo kuri uyu Sara Sanyu. Sara Sanyu mbere yuko ajya muri korali Ambassadors of Christ, burya ngo siyo korali yumvaga zaririmbamo, kuko hari amakorali yakundaga cyane arimwo Abatwaramucyo ndetse n'Abagenzi, bityo akumva azayaririmbamo. Gusa nyuma yo guhura na korali Ambassadors of Christ yaciye umugani ugira uti akaruta kandi karakamira, bityo atera intambwe agana muri korali Ambassadors of Christ.
Mbese wari uzi ko Sarah Sanyu yahoze afite inzozi zo kuzaba umuganga, ariko se zaje kuyoyoka gute? Sarah Sanyu yakuze yumva azaba muganga, gusa kuko yumvaga amarangamutima ye atashobora kwihanganira kureba umuntu ubabara, yarahindukiye yiga ibijyanye n'ibaruramari ndetse n'icungamutungo. Nk'uko twabikubwiye dutangira, Sarah Sanyu avukana na basaza be bane barimo witwa Manzi, nawe mwakunze cyane muri Chorale Ambassadors of Christ, nawe ufite ijwi rikeba ryatumye yigarurira imitima ibihumbi y'abafana, dore ko nawe kuririmba kwe kutagarukira muri Chorale Ambassadors of Christ gusa, kuko nawe anaririmba ku giti cye, ndetse abenshi mwaramukunze cyane mu ndirimbo Aho Hafi Yawe yakoranye na mushiki we Sarah Sanyu ndetse na madamu we Eunice. Sarah Sanyu kandi avukana n'uwitwa Emma, nawe waririmbye muri Chorale Ambassadors of Christ Choir, gusa kuri ubu akaba yibera hanze y'u Rwanda. Ikindi kandi Sarah Sanyu avukana n'uwitwa John. Ubu se wababwira gukoma mu mashyi, mwayakoma cyane. Ushobora kuba ubonye aka video ukagira ngo ndibeshye mvanga amasaka n'amasakaramentu, gusa siko biri. Uyitwa Ndahiro David, mwaramumenye cyane ndetse yaramamaye ku bw'amateka ahambaye yakoze mu kwigana ijwi rya nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu mvugo ya Ndahiro David, iyo avuga ugira neza neza ngo ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu nawe rero akaba ari musaza wa Sarah Sanyu, kuri ubu akaba yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Burya ngo hari umunsi Sarah Sanyu yishimye kuruta iyindi yose. Ese uwo munsi ni uwuhe? Umunsi Sarah Sanyu yishimye kuruta indi minsi yose ni umunsi yibarutseho umwana we w'imfura. Yagize ibyishimo birenze bituma anamuhimbira indirimbo ayita Mwana wanjye. Nigishe kwigirira icyizere, agira urukundo n'umurava. Undi munsi Sarah Sanyu atazibagirwa ndetse yaboneyemo ibitangaza by'Imana ni umunsi yanduriramo COVID-19 ndetse anatwite. Kuri ubu agaragaza amashimwe akurikije uburyo bamwe yabahitanaga, gusa we akaza gukira ndetse akanibaruka amahoro nta satani, wa mugani w'Abanyarwanda. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho muye n'ibigeragezo, yibaza niba mfite ubwenge muri jye. Sarah Sanyu iyo aza kuba inzoka twavuga ko yiyunuza, ariko se kandi ko atariyo. Bite? Impamvu z'iki kintu nuko abantu benshi bakunze kumubarira mu myaka yo hasi, mu myaka 20, 22 aho ngaho, ntibatekereze ko yaba ari mu myaka 35. Niyo mpamvu iyo uvuze ko ari mu myaka 35 abantu benshi babifata nk'ibikabyo ndetse bakanatungurwa cyane, bitewe nuko basanga imyaka n'uburyo agaragara bidahura abe namba. Sarah Sanyu ni umugore w'abana babiri, akaba yarakoze ubukwe na Kayumba Aime kuwa 29 Nyakanga 2018, guhera ubwo basezerana ku bana karamata. Sarah Sanyu isomo ryo muri Bibiliya akunda ngo ni Zaburi ya 23, naho mu byo kurya n'ibyo kunywa agakunda icyayi n'amata ndetse agakunda n'ibiryo bya Kinyarwanda bitari iby'amavuta menshi. Niba waruzi Sarah Sanyu, ubuho noneho uramusobanukiwe. Wakoze kubana natwe nk'ibisanzwe, njye Obed Rugwiro, iyi ni Rugwiro Empire. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.